nta kindi gitekerezo usibye kwibera mu munyenga w'inzoga. ntabwo ushobora kuvuga uti reka nicuze wenda ndeke ibi bintu kubera ko mbona bintwara amafaranga. Yewe usibye Imana yonyine niyo igushoboza. nkatwita nkonsa umwana ariko nambe kubera ko nataye igihe nkiri mu kabari nicyo kituma ariko nk'umuntu iyo nza kubimenya ko ntabyara ko ntazabyara mba narabyihoreye sinirwe shaka kugira ngo ngusetse nkabimenye nkagira nk'igipimo nkabona ko ntazabyara mba nagiye nkaba maseri ntabwo nari kwirirwa nshaka nari kubireka. ubuze nk'ubu bakubwiye ngo wenda aho bigereye nyine ugenda wibere masera n'ubundi ukomeze ko n'ubundi urumva ni umukobwa. ni umukobwa oya narashatse nuko nabuze ibyara ni ukunywa naranyweraga rwose. ushobora kunywera nk'ibihumbi 20. narayanyweraga nka ponda nta kindi gitekerezo usibye kwibera mu munyenga w'inzoga. ntabwo ushobora kuvuga uti reka nicuze wenda ndeke ibi bintu kubera ko mbona bintwara amafaranga. Yewe usibye Imana yonyine niyo igushoboza. nkasenga nkongera nkajya kunywa Imana nk'uko wankuye i Bugande ntagakiza rwose amakariso ye yarayabikaga ntabwo yayameshesheje singiye kumubeshya ariko utundi tuntu naradukoze abunde hafi yo kwicara mu kidari nanjye kubera abana bo mu mwuka ni ukuri ngiye gushyingira pe ntabwo ari ibyo kukubeshya umwana wo mu mwuka ngiye gushyingira ngiye kwicara mu kidari nanjye nk'umubyeyi nshima Imana. TV mwiriwe kandi mwaramutse. Nkuko mubizi mwadutubwiye ko tuzabashyikiriza uyu mubyeyi mukunda cyane Neema Emerita uhimbaza Imana wa undi munsi ko umuntu nk'umubyeyi utanga amasari. Abantu bamwe bagiye bavuga ngo Neema utanze ubuhamya bwiza kandi bwafashije abantu ariko baranibaza bati hari ibyo Neema atabashije kuvuga. Neema ntabwo yigeze asobanurira abantu ukuntu hari igihe cyageze bakamukura muri ruhurura yaguyemo ndetse ko hari n'igihe cyageze Neema akagira kubera kwikorera ibintu akagira ngo gapfumuka mu mutwe cyangwa se agacikirize mu mutwe. Ndagira ngo twinjize neza mu buhamya bwawe ariko utubwiye neza ukuntu byakugendekeye nyuma y'uru rugendo rwabaye rwo kunywa inzoga, tubwiye n'imirimo wakoraga, tubwiye n'ukuntu waje gupfumuka mu mutwe nk'uko abantu babivugaga. Muyumva rero reka mbanze nshima Imana turagerageza tuve cyane twiragize Imana. Uwiteka Mana ishobora byose uri Imana nziza uri Imana y'amahoro uri Imana ikiranuka turagushimye amasaha nk'aya ngaya waturinze kuva mu gitondo kugeza muri aya magingo muri iki gicamunsi turabigushimiye nyakubahwa waturindiye mu nzira zitandukanye ni ukuri nyakubahwa waturinze imitego y'umwanzi Satani turabigushimiye amasaha nk'aya ngaya ni wowe ukwiye icyubahiro nta wundi ukwiye icyubahiro ni wowe ukwiye amashimwe nta wundi ukwiye amashimwe ni wowe ukwiye gupfukamirwa nta wundi ukwiye gupfukamirwa nyakubahwa turabigushimiye rero akanya tumara ngaha ni ukuri nyaguhora ku ngoma tugumane nawe icyo twanze Satani na kirogoya mu izina rya Yesu duhagararane nawe ni ukuri nyaguhora ku ngoma mvuge mvugishwa nawe unkoze ikara ku munwa nkurangurure nkuvugire yewe Uwiteka ndaguhamagaye tubane nawe kugeza igihe nsozanye nawe urakoze urakarama amen. Karibu rero ku Gikiriro TV wadusangiza neza ku buhamya bwawe muri makeya cyane cyane uhere ko ahantu abantu bifuje kugira ngo bamenye b'imirimo wakoraga muri biriya bihe wanywaga inzoga. Muri biriya bihe nanywaga inzoga nakoraga imirimo y'isuku mbese nikorera imitwaro nkikorera imizigo niyo yari mbese niyo maze imitwe uragenda urabyimba. Wari umukarani se? Oya ntago nari umukarani byari igihe bagitangira amasuku batunda ibishingwe nyine babijyana muri Baheza ni muri Baheza niho narindi watwaraga biriya bintu by'ibishingwe nyine biriya bya Baheza bajya kumena nibyo kandi nakoraga nkikorera nkakora iyo suku umutwe ugeze aho nukura byimba ubyimba kubera kwikorera imizigo. Narikoreraga cyane kiragenda nyine birabyimba niba ari imizigo niba ari amaraso y'amage kubera imitsi yikanze nanjye sinabimenye usibye ko cyagiye kikajya gitumba kirabyimba pe kirabyimba nuko kimaze kubyimba ariko Imana yaragikijije. Wagiye kwa muganga se kugira ngo habyimbuke? Mu kujya kwa muganga ntago nagiye ahubwo naragendaga bakambwira ngo nibyo banyoheye ngo nibyo bandoga
ariko ari ukubera kubera imitsi. Ariko ndavuga nti kuva ubu ngubu igihe naragurije urubyaro n'ubu ngubu ngiye kugenda njye muri Yesu niwe ugomba kunkiza. Ni ukuri Imana niyo yankijije. None se wenda dusubira kuri icyo kibyimba wari urwaye mu mutwe cyangwa ahantu hari harabyimba? Ntabwo ari ikibyimba. Kiragendaga kikagera gutya ibiti bigatumba bikagusa kikamera nk'ikikabyimba gusa. Nta kibyimba cyajemo. Oya. Wari ukubyimba gusa. Niyo wagira ngo harimo amazi. Ntabwo waribwaga se? Narishimaguraga. Nyuma se waje kujya kwa muganga urivuza byagenze gute? Naragiye njya ndasenga bampa ibinini, baragenda ajya kwa muganga barampa ibinini, biranga bikajya bibyimba, bigeze aho nibwo bagiye basengera igitwe kikajya kibyimbuka ari ukunsengera gusa. Ngo baragusengera kira? Rwose baransengeye ni ukuri. Abakozi Imana bagusengera kira? Ni ukuri rwose baransengeye sinzabeshya, nibo bansengeye, abantu baransengeye birakira. Natangira mu maso meze nk'uwariwe n'inzuki birabyimbuka. Nubwo yari amarozi rero ntabwo byari ikibazo cyo kubikorera. Umunsi umwe muri ibyo bihe wakoraga ibyo bintu byo gukora muri baheza wabashaga guhembwa nk'amafaranga angahe? Byaterwaga n'uko uba wakoze nk'ingo wabaga wakozemo. Baguhawe ayo winjije niyo wabonaga. Tubwire nk'aho amafaranga wabonaga ari nabonaga nk'amafaranga wenda ageze kuri 20, 30 bitewe n'ingo nabaga niko. Oya, ibihumbi 20. Ibihumbi 20 bitewe n'ingo nabaga nashoboye. Niba nakoze ingo 10 nizo nagombaga guhemberwa. Ukwezi niba nakoreye ingo 15 nizo nahemberwaga. Wahemberwaga mbese icyo wakoze uko intege zawe zingana. Ubwo se wenda nk'urugero nk'ayo mafaranga wakozaga iki uretse mbese yakugiraga umumaro? Ni ukunywa. Naranyweraga rwose. Ushaka kunywera nk'ibihumbi 20? Narayanyweraga nka ponda. Nkayanywera rwose pe. Ukwezi narayanyweraga. None se ndakubeshya ngo bimare icyo usibye kunywa nkagenda nkatarama nkanywa gusa satani ko ari umugome. Narayanyweraga pe. Nta rukweto rwiza naguragamo. Kandi ni ukuri ntabwo ari ibyo kunomeza cyangwa ngo ni ukubera ko ngira ngo ntanga ubuhamya. Narayanyweraga ni ukuri. Nta gitenge nyina naguragamo. Naratangiraga uyu munsi nka ponda nywa mbyina ceza gusa. Nawe nkaba naguhamagara ukinywera. None se ubwo mu by'ukuri wari unezerewe cyane ko urumva ufite umunezero ukomeye cyane? Icyo gihe nanywaga se? Naranywaga namara kunywa ahubwo nkabona kubona ibitotsi. Sinakubwiraga ko nigeze byagetumaga bituma nanyweye sindare mpangayitse ko ntabyaye. Ariko bavuga ko agacupa ari kamwe mu bintu birangiza ibibazo by'abantu. Kamwe? Yandi kuvuga umuntu wanyweye agacupa bavuga ko ari kimwe mu bintu bituma ibibazo by'abantu biroroha. Urara muri firingi y'akaga ko gusa usinziye uri ukina na rwarona yabyeri kukinamo. Iyo wiyezi gushizemo uravuga utari ko ya mafaranga yanjye nanywereye. Ubyibazaho bwo rwose iyo bukeye, ariko nta kindi gitekerezo ugira. Nta kindi gitekerezo usibye kwibera mu munyenga w'inzoga. Ntabwo ushobora kuvuga uti reka nicuze wenda ndeke ibi bintu kubera ko mbona bintwara amafaranga. Yewe usibye Imana yonyine niyo igushoboza iyo mu ijuru. Ariko agacupa karanaryoha. Kataryoha wayireka. Kuvuga ngo uburyohe wese mbese ni uburyohe cyangwa no uyinywa uryohewe. Uyinywa uryohewe ariko nta nyungu yayo. Ariko wowe ngo wayinywaga ku mpamvu zo kugira ngo ubone uko uryama kubera kwitekerezaho. Aho rwose bwo pe. Ibyo byari kwitekerezaho kubera nayo ntayinywaga rwose nararaga nkanuye ni ukuri. Bivuge ngo wajye gutekereza ukuntu utabyaye? N'ahanini ni ukubera urubyaro. Ni ukubera urubyaro rwose pe. Iyo ntayinywaga nararaga nicaye nkatekereza ndyamye nko mu nzu njyenyine. Nkaratekereza ntabandi barabyaye, abo tungana barabyaye, nge sinabyaye. Natekereza amafaranga nagiye ntanga ndaguza, nshaka urubyaro. Ibyo byose bikandenga pe. N'abantu bakajya banabinyurira ni ukuri. None se buriya wenda tugiye kukubaza nk'akabazo k'amatsiko. Ni nk'aho ahantu waba waragiye mu bapfumu wambwira ni Kigali, ni mu ntara? Ni mu ntara. Nagiyemo kubera ko nari ndi mu ntara, nta mupfumu ntagezeho, n'abambeshya n'ibiti bibonetse byose baba basoroma rwose pe. Ntaho ntageze
singiye kukubira. Se ko umwana wari ugiye gushaka uwo mukobwa wenda kwemereye kuzamubona byagendaga gute? Barambwiraga bati tuzana amafaranga tuzaguha umwana. Simenye ko Imana ari itanga umwana. Baravugaga bati zana amafaranga turaguha imiti uhita ubyara. Ntabwo ugeze umwe ikintu cyatumaga utabyara. Wenda tuvuge nk'urugero arakuntu umuntu ajya kwa muganga akabwira ati wenda imisemburo yawe ntayikora neza, wowe nta makuru ufite kuri ibyo bintu? Ubu muri ibyo bintu ntabwo najya kubeshya kwa muganga, se nari mfite ubwenge ko bambwiraga bati genda hariya kuri uriya mupfumu niwe uraguha imiti. Ntabwo nagiye kwa muganga ngo mbivuge ngo wenda ngo imisemburo ibiki kwa kundi bavuga ngo njye kwa muganga. Oya, nagendaga gusaba kambwira uyarira ubuntu unsoromera ibyatsi bibonetse byose nuko nkajyayo pe. Reba umuntu utarabyaye rero urabona ko ntapfunze imitwe, ntaho ntageze n'ukuri. Ubu ntabwo nzi uko umwana yonka, sinzi mu nda uko umwana yitera, ntabwo ari iby'urwenya, nuko ndeba uko mpagaze ni. Ubu ntabwo ugeze ugira reka kandi ni ukuri rwose pe, ntabwo nakubeshya kandi nakubwiza ukuri. Ntiwigeze ubyara niba ngo konsa? Reka nta konsa, uko ndeba uko twicaranye ahangaha ndi inyonka bahagaze gutya, usibye ko ushima Imana aho nagiriye mu Mana. Imana yampaye abana bo mu mwuka rwose, yarabampaye ku buryo nicuza ntiyaba naragiyemo kare na kare kose nkajya mu Mana. Iby'inzoga n'abapfumu nkabireka, ntubu wenda nanjye mba narabyaye, kuko benshi mbona benshi Imana bibyaza pe ikabaha abana. Bivuze ngo umuntu ugira ikibazo cyo kutabyaye? Ni ukuri ntacyo nkigira, kuko barampamagara yampaye abana. Imana yarabibonye ko nababaye, yampaye abana kandi koko yampaye abana b'umugisha. Barampamagara kuri telefone nkishima pe. Mama nanjye nabahamagara ngo mama ngo bite byawe, nkishima nkaseka nkiyongera ikiro. Ni ukuri ndishima singiye kukubeshya, numva ashimye Imana. Ni ukuri ni ukuri barampamagara nkanezerwa, nanjye nabahamagara nkanezerwa nkiyongera ikiro. Ubuse ntabwo ugira nk'amatsiko ngo wibaze ko kwako nibonse umwana nyine ngo umvure wabikumbuye nko muri iki gihe? Reka nkubwire, nabitekerezaga ntari namenya Imana. Ubu ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri nk'umuntu ukorera Imana wamenye Imana. Ndakubwiye ngo nta gitekerezo ubu nkigira cyo kuvuga cyo kubaza ngo ndavuga ngo ayiwe ngo sinabyaye. Kandi yarampaye abana impoza amarira. Ubuse wumva bafite nyine ubu? Numva mbafite ukuri ntabwo ari numva mbafite. Nose ko bamwe bangurira igitenge. Ubu kubera Imana wumva ufite abana? Numva afite abana bangurira igitenge. Ni ukuri bakangurira udukweto bakanshimisha, nkabona igikapu nk'iki nkabona bazanyemo ibirayi, nkabona baranzaniye, nkumva ndanezewe, nkumva bampojeje amarira. Nkaba nampaye n'abanjye bo mu nda, none yampaye bo mu mwuka. Ndayishimira pe, ndayishimira. Uzi nko ku minsi mikuru y'abantu aramiye, iyo baje kundeba abana banjye baje numva nizerewe. Abana bo mu mwuka pe, nkabona umukobwa akikije aranyikije, nkabona umuhungu yicaye. Ubuse yimenya ko utabyaye, yimenya ko utari kubyara, ntabwo ari kugenda ukibera nk'umubikira? Iyo nza kuza kubimenya, ko utazajyana waribereye nk'umubikira? Iyo nza kubimenya mba nagiye nkagenda kuyiha Imana ibyo bitekerezo byo kubyara nkabireka. Iyo nza kumenya ko iyo nza kubimenya ko ntabyaye, ko ntazabyara, mba nabyihoreye sinirirwe shaka. Waragiye kwibera amaso rwose mba naragiye, ntabwo ari ukugira ngo ngusetse, nkabimenya nkagira nk'igipimo nkabona ko ntazabyara, mba nagiye nkaba maseri. Ntabwo nari kwirirwa nshaka, nari kubireka. Ubuse nk'ubu bakubwiye ngo wenda aho bigereye nyine ugenda wibera masera n'ubundi ukomeze ko n'ubundi urumva ni umukobwa? Ni umukobwa? Oya narashatse nuko nabuze ibyara. Ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka. None byakunda bite se nararongowe? Ntabwo byakunda, aho naba mbeye. None se ubu nakongera nkaba maseri umuntu ungana utya? Ariko aba n'amaseri bakuze bangana nawe? Oya, ubwo nanjye naba mbeshye, nararongowe. Nuko ntabyaye, ni ukuri narashatse. Ubuse wenda nk'urugero ibintu no gukorera Imana ubigeze he muri kino gihe? Gukorera Imana rwose mbirimo, niyo mpamvu nyisaba imbaraga uko bwije ko bukeye kugira ngo ngume imbere yayo nkomeze nyikorere.
nk'uko yari yanange yandengeye ikabishimisha nanjye ngomba kuyiha nanjye nkayikorera. Mbese ufite ibintu bibiri bituma ukorera Imana cyane. ni ukuba wararetse inzoga Imana ikankura ku nzoga, ikindi ikaguha abana, ikampa abana. Mbese ukumva umeze nk'umuntu wabyaye, meze nk'umuntu wabyaye pe. ubu ntabwo ugitekereza ka kantu ko kuvuga ngo sinabyaye, ibyo ntabwo bijya biza muri wowe. Ntabwo bijya binzamo n'ukuri, nayo irabiza aho iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo mbitekereza pe. Ahirwa ibyo mvugo birabyumva, irabyumva simbitekereza. Izo ni imbaraga zikomeye. Simbitekereza pe. Ni imbaraga zikomeye cyane. Yewe. None se wenda batubwiye abantu bagiye batubwira ibintu byinshi cyane, hari amakuru bagiye baduha batubwira ukuntu mu buzima busanzwe na mbere yuko ujya mu bintu by'akabari cyangwa byo kunywa inzoga ngo ariko wigeze ujya no gukora ibiraka bitandukanye, kumva ushobora kuba uri n'umuntu wagiye hanze y'igihugu. Ubwo nabiraka narabikoraga. Nigeze no kugenda nagiye ni Bugande. Wagiye Bugande? Ugiye Bugande ugiye mu biki? Ubwo nari ngiye mu Buboyi ngiye gukora, bamubwira ngo uyu muntu agiye i Bugande ngo atubutinde. Nanjye ndahurura ndagenda ntireka ngende ibi bishingwe mbivemo. Iyi suku ndivemo. Ndagenda nagiyeyo. Wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe ugiye Bugande? Kubona ari ifite nka 50 ra. Ni nka 50 ahari. Ufite nka 50? Ugiye Bugande? Rwose. Ugiye gushaka amafaranga? Ngiye gushaka amafaranga ariko gusa ntari nakizwa. Ntari nakizwa. Nagiyeyo ntari nakizwa. Icyo gihe ngira ngo umugabo yari yarapfuye icyo gihe. Yari yarapfuye mama. Yari yarapfuye mama. None se ubwo tuvuge urugendo rwawe nyine mubwire muri make ukuntu wagiye Bugande, ugati nagiye aha nagiye gutya najyanwe n'uyu muntu wagiye gutyo gusa se nyine. Nagiyeyo nyine umuntu ambwiye ati ngwino ugende ujye kumfasha abana kuko bazi ko nakundaga n'abana mbere hose. Ati ngwino ujye unjyanira umwana ku ishuri, noneho ahasigaye nzajya nkuhemba. Ubwo nibwo nagiye ngi Bugande turajyana. Ubwo tujyanye ngezeyo imyaka 50. Nari mfite rwose nk'imyaka 50. Ubwo ngezeyo turabana, tumaze kubana mbona ntago bimbereye. Mbona imyaka mfite mbona itambereye kuba umukozi mu rugo. Waba umuyaye? Naba umuyaye rwose mbona ntibimbereye. Ntibimbereye. Wenda n'ahantu wakoraga ubwo buyaya hari umwana wenda mungana cyangwa se wambaye hari umwana wari mabuja wenda umuruta. Wankoreshaga n'indi yari ameze nk'umwana wanjye namubyara. Akajya kubwira ati koropa. Ati koropa. Mesa. Mbona ntibimbereye. Ndamubwira nti nyuri wacu i Rwanda. Rwose pe. Uyaye ufite imyaka 50? Rwose nari ifite imyaka 50 pe. Wakorega nk'umuntu ufite nk'imyaka nk'ingahe? Nka 20. Oya, nawe ni nka 30. Nawe ni nka 30. Yari umwana mbyaye rwose. Yari umwana mbyaye. Gusa yakwitaga mukecuru yakwitaga nde? Mpamagaraga ngo Merita. Ngo Merita ngo genda uzane kiriya. Nuko nkagenda. Akambwira ngo dore ngo umwana ngo wamukarabije. Amasaro wogeje nabi. Ibyo nibyo nta bindi mbona nibitambere ndataha. Ndamubwira nti yewe ibintu ntago bimbereye. Kabakoze mu rwego ruturimo twishibwe ntakora guturimo twose. None se harundi wadukораga ninjye. No guteka naratekaga. Ukanafura. Ugafurira abana. Oya yari umwana umwe. Yari umwana umwe. Ukamufura n'umugabo nyine n'umugabo ukayifura se ubwo. Reka byose bwo narakoraga. Ariko bamabuja buriya nawe tuntu bajya bagira namvishe. Ngo ukuntu ngo bamabuja bajya babwira n'abakozi babo bakabafurira n'imyenda y'imbere nk'amakariso ngo ndetse by'abana ngombwa bakajya no kubasasira. Ubwo we ntiwajye kubikora? Oya mana we ntago najya mu mesera ngo muvuge ngo ibi amakariso biki byose. Ibindi narabikoraga. Ariko ayo makariso nawe yanambagaho. Yariyubahaga. Rwose mu byo nkiranuka de kutabeshyeho hano. Rwose amakariso ye yarayabikaga. Ntago yayameshesheje singiye kumubeshya. Ariko utundi tuntu naradukoze. N'utwenda tw'abana byo. Narabikoze byo. Oya. Ubu se washobora gukoranga ko mu Bugande baba bashaka kwiruka ibyo tubeshye washobora gukoranga nk'ifi. Ifi bagomba yaranyerekeraga. Akambwira ati uyikarangurye. Hakaba niyo byishe byananiye. Ubu se ntagiye akubwiraga nabi nyine
kandi ari umwana kuri wakubwira ati yewe mwana cyangwa akakubwira mbese nk'ikintu kibi ariko se wowe ukoresha umukoresha we wabibura kugukanga nyine kugira ngo ukore akazi neza kugira ngo ukore akazi neza ari wowe ugute umuntu agutegeka urabyakira nanjye niyo mpamvu namaze amezi 2 mpita ntaha baguhemba amafaranga yawe urita cyane ndamubwira nti ngiye ntabwo bingibi ntabwo nabishobora ndashaka gusubira iwacu i Rwanda nawe arashaka nawe akabyanga yaguhembaga nkangaho ubwo ngo niba ari imitwaro yaho ngo byari 30 rero ngo byabaga ari amafaranga 15 y'u Rwanda ariko ubwo wavuye wamaze kumenya n'ikigande reka ntacyo wambaza ngo zakibuke nari nima ntangiye kubimenya ubu se warazi tukakivugana aho oya wapi oya ntabwo nkibyibuka narabyibagiwe amezi 2 yose rwose narabyibagiwe aho mvira imyaka baye nk'icumi irarenga rwose ntabwo nkibyibuka biratangaje cyane kabisa ntabwo rwose ntabwo nkibyibuka pe usuze utya burungi narabyibagiwe mama duherera amakuru rero no kuguraje biranze ndataha yaragutegeye cyangwa waritegeye oya ntabwo nitegeye naragiye namubwiye nti ndashaka gutaha iwacu yashakaga kugira ngo mpagume pe kuko yabonaga nta kintu mutwaye ariko kuri njyewe kubera imibere yo kubona ukuntu n'imyaka afite mbona ntibimbereye ariko njye ndamwihorera nkamubwira ndashaka gutaha akabyanga ndashaka gutaha ndabyanga bigeze aho ngaho amaze kubyanga ndamubwira njyewe niba wanze ntabwo ngiye nkwemerera ndashaka kwitahira iwacu arabyanga ku buryo nagiye no kurara ahantu gucumbika ahantu nari maze amezi 2 kandi abantu baza mu rugo kubera abantu nk'uko umuntu waba ufite inshuti zikaza mu rugo ariko nabo babibona ko nari nkuze ntakwiye gukora ubwo buboyi bakambabarira noneho nibwo nagiye ayanze amafaranga ndamuhembesha amafaranga arayampa ndagenda ndamubwira ngwino ujye kuntegera ntahe ati ntabwo nkwemerera urajya hehe ndabireba mbona ntibimbereye nk'uko nazi wawe ndaza nti ndatashye nije kurara iwawe kuko bwari ukuzinduka umuntu atega imodoka ya kare ubwo ndagenda ndaza nkarara nk'iwawe ndaharara mu gitondo kare baranzindura umugabo waho yo kabyara n'ukuri nawe ndamusabira umugisha aranzindura nuko ngeze aho dutegera aranzana nditahira ariko uwo mugabo nawe nukuri musabira umugisha na n'ubu sinzabyibagirwa kuko yaremeye arancumbikira kuko abonaga koko nkuze ntakwibuboye rwose pe ni umuntu nawe ndamusabira umugisha yarabonaga bitambereye kandi nkorera umwana nkwiye kubyara nuko ubwo nibwo yantegeraga ndaza ngera ku mupaka mba ndambutse ndaza ngera mu Rwanda ngeze umaze kwambuka ndavuga ngo hareruya hera hareruya ntayizi burya umusinzi agenda na byose nahise ashima Imana maze kwambuka ndavuga ngo Mana urakoze subiye iwacu i Rwanda ni ukuri nibwo rwose namaze kubera ko namaze kugera nko ku mupaka tumaze kwambuka ndavuga nti Mana urakoze nsubiye iwacu i Rwanda ni nabwo nahise mfata umwanzuro ndavuga nti Mana urakoze wo kuvuga ngo reka njye Imana nkajya nyisenga nkava mu kabari nkaza nkagenda nkasenga nkajya muri ADP nkasenga nkajya kwa mama Kevin nkasenga nkongera nkajya ku Imana nk'uko wankuye i Bugande ntagakiza none se ndagira nkwibaza akabazo kamwe ubwo umunsi uvuye i Bugande ntabwo waraye mu kabari narayemo ni ukuri nserebura mbyina kuko nagarutse iwacu mu Rwanda narayemo pe ni ukuri reka nkubwire nakubwiye ngo ibyo mvuga iyo mu ijuru irabyumva ntabwo ari we mbibwira ariko Imana irabyumva urabyumva navuyeyo mvuye i Bugande ntabwo uwo munsi naraye mu rugo igikapu naragiye nkirambika nkereza umuntu w'umuturanyi ahasigaye turara duserebura mu kabari pe turara tubyina ngo naje merita yaje yewe Mana yanjye
nahagejeje ibihumbi 30. urayanywera arashize twaraye duserebura kandi koko ni ukuri ndakubwiza ukuri none se ubwo warayanywera ku amafaranga buryo niyo ngeze ahantu twaraye tubyina iyo mpageze ntera hareruye ntimana warakoze iyo mpageze none iryo joro uvuye Uganda harahiye ariko se ni ukuri ndakubwiye ko uwo munsi ntaraye mu rugo nishimiye ko nageze iwacu mpamagara abantu turasangira abagabo turaserebura turara tubyina ni ukuri pe hanyuma rero ubwo umaze gushyika rero wongera usubira mu kabari ubuzima urabutangiye ujya no kwikorera ibishingo wahise ukora iki muri icyo gihe umaze muri icyo gihe nongeye nsubira mu kazi kanjye ko gutwara ibishingo nasubiyeyo ndongera ndakora hanyuma nyuma yaho rero tubwire ukuntu waje kwinjira mu by'agakiza byavuye kuki kugira ngo rero byatumye ninjiramo nabanje kujya nywa inzoga nsangira n'abandi noneho twasangira nanjye ngo mpamagaye bagenzi banjye turasangira bakihorera bamara kuyihaga bakihorera ngo ariko reka tujye tuyanywera ngo ubundi hari umwana umubaza minerivare hari umwana arihiye hari umwana umubaza ikayi nabaguriye hari umwana umubaza ikayi hari iki nkabyumva maze kubyumva abantu bamwumva barabyigamba buri gitondo nkumva barabyigamba ariko burya rero wicaranye n'umuntu w'umugabo ntabwo ari kimwe n'umugore umuntu w'umugabo akavuga ati ariko Merita wagiye ureka izo kureba barakunyega ko bakunyega ari wowe ubagurira wagiye wemera ahubwo ukagenda ukayinywera iwawe mu rugo cyangwa ukajya wicara wenyine none kubagurira none ntibagushime burya abantu ntibahwanye imitima bumva ko bampannye mwongera bakongera ndakongera atari ko Merita wahugiye unywa inzoga yawe wenyine kwaba yakuvunye kubera iki bakwigamba hejuru ngeraho mbacikaho koko ahasigaye nkajya nywa njyenyine nkaserebura bigeze aho ngaho numva agahinda karanyishe ndavuga ariko mana iriya nyuro wankweho kiriya gisuzuguriro nkayibwira ariko mana wankweho kiriya gisuzuguriro urumva ngire kubura abana ugiye no kujya kugurira abantu nabo ntibanyurwe ngire no kugurira abantu ntibanyurwe nabavunikiye nk'aho banshimye mana nkuraho kiriya gisuzuguriro Imana iragutabara nkameza nkajya ngenda nkongera nkayibwira noneho mfata amafaranga 80,000 sinaguramo na radiyo nakundaga radiyo sinaguramo radiyo navuga ngo nzayaguramo radiyo kubera umuziki ngo njye nibyinira noneho sinaguramo radiyo sinaguramo igitenge njyana mu kabari 80,000 ndabikubwiza ukuri imbere y'Imana 80,000 ayo mafaranga nayo mbese umuvandimwe mbese n'umuntu ahantu mbese twatishaga nari natishije noneho natishije amafaranga barayampa bamaze kuyampa pe ndagenda amafaranga ndayaponda ni isambu yawe wari ni ahantu twatishije abavandimwe bari batishije barayampa mbese umuvandimwe wowe ujya kuyanywera mu ayanjye ndagenda ajya kuyanywera 80,000 kandi ubwo kera byari birimo nk'ikibanza kuko cyarimo ikibanza ni kera 80,000 yewe wa mubyeyi we wanywereye igihe kingana iki ubwo yewe iminsi 2 nari nyaponze ashize yewe data we ndavuga nti ariko mana koko ndapfukama noneho ndibaza mbona nta gitenge mbona nta dukweto nguzemo koko kandi koko niyo mbitekereje yamvuga nti Mana ntuzajye unyibutsa ari amafaranga ndekereza ko nta kintu nguzemo nakundaga radiyo ntekereza ko nta gitenge nguzemo ndavuga ngo Mana napfukamye iminsi ndi mu nzu kandi koko nakubwiye ngo ubu ndabivuga Imana irabyumva ndarira ndaboroga ndataka Mana wantabaye wankweho kigire kiriya gisuzuguriro amafaranga wankwemo Satani unyekereza amafaranga reba ukuntu abantu banca imigani wantabaye ukampa agakiza ukantabara ukandengera ukampa agakiza ko nazakuvugira
vuga imirimo n'ibitangaza wakoze, wantabaye koko. Iratuza. Iminsi 2 nayimaze meze nk'umurwayi, kubera ntekereza mu mafaranga, ntekerezaho nakomeje kujya mpembwa mu nkora yose, ntekereza shyira ubwenge kugiye, ntekereza n'abantu dusangira, ntekereza ko ntanaguramo akanyama n'ukuntu banyurira. Ibyo byose numva ntaguramo akanyama, nkaguramo igihaha nabwo wagishyiraga mu isafuriya kigatumba, cyatumba nabwo nkakirya kidahiye maze kuremba. Urumva, navuga ngo ngiye kugura agatoki nanjye ntogose nshyireho, nkakirya bubisi, numva agatima gasaba yangwa. Imana yo kabyara irandengera, ndagenda mbona uriya mubyeyi, ndabaza nti nimundangire. Kuri ADPR barasengaga ariko nkumva batanshobora, nti nimundangira ahantu hari icyumba. Nukuri n'Imana yanshigarije yumve ko nyivuga, niba nimundangire kwa mama Kevin. Baramundangira ari afite icyumba, baragenda baransengera, mba ndakize neza, ndakira pe. Wenda dusubire inyuma gato yo kuri abo bantu mwasangiraga. Ubundi hari indirimbo njya numva bajya baririmba, bajya baririmba bavuga nyine ukuntu usangira n'umuntu, ngo ubugira kabiri, ngo ubugira gatatu, ngo n'ubugira kabiri, ngo nkubitwa mvuye mu kabari, ngo ariko nataha nagira umuntu uherekeza. Ese ibyo bintu ko kujya ubona ari byo? Umwe wengera umva bakaririmba n'akarimbo ka kera. Ubundi sari waguherekeza, nta waguherekeza, ugenda uhirima wenyine. Nagendaga mpirima njyenyine ntwaye n'inkweto mu ntoki, nta muntu wamperekezaga. Waba mu rwondo ugenda uhirima mu rwondo wigaragura, nta bindi, nta wundi uguherekeza. Cyetse nyine akabari yabonye kugira ngo ejo wenda utagira icyuba bakazamukubaza, akakugirira imbabazi, akagucyura utaha nka hafi. Ubu se nageze barara mu kabari bugacya? Kuri Noheli na Bunani nararagamo bugacya. Nishima ko umwaka warangiye, navunitse. Nararaga mbyina mu kabari, nararagamo mbyina. Uri umubyeyi korora mu kabari? Ariko se nabaga se inzitirwa n'iki? N'umwana ntafite, ni igiki cyanzitiraga se ko cyari igiti cyanjye ngenyine? Uzaba uri kunywa? Nywa mbyina gusa, nta bindi. Ahasigaye ari ugupfa kubyina nsheza. Byari bikomeye pe. Byari bikomeye pe. Imana yagukuye ahantu hakomeye. Yankuye ahakomeye ni ukuri. Uvuze ko ubu ubuzima bwawe bumeze bute? Mu buzima bwanjye nko kugenda nkaho wampamagara, nkamesa, nkakumesera. N'undi gutyo kugira ngo mbone nk'ibyo bibiri nkabibona. Bivuze ngo umesera abantu? Umuntu nkamumesera mpamagaye mbonye nk'ikiraka, kandi rero mfite n'utwana, nibyo nakubwiye nti Imana yampaye abana. Mfite abana 3 nambutse umuhanda bagiye ku mashuri. Bagiye ku mashuri? Bivuze ngo utwara abana ku ishuri? Ku ishuri. Kandi bagenda n'imodoka? Oya, abanjye ntabwo bagenda n'imodoka. Ugenda kubafata mu rugo hano, nkabajyana ku ishuri, ukaza no kongera ukabacyura? Nkajya kubacyura, ukabihemberwa bakaguhemba? Barayampa. Ubwo se ufite nk'abana bangahe utwara ujyana ku ishuri? Ni 3. Abana 3? Ubu se babaye nka benshi wajya bajyana? Abana? Oya, cyetse biga mu ishuri rimwe. Biga ku kigo kimwe? Biga ku kigo kimwe. Bajya mu ngo zitandukanye? Ntabwo nabishobora. None se ntwara abari ku kigo kimwe. Batahana mu rugo rumwe begeranye mbese, nk'uru mu rugo hano, urundi hano gutya, mbese uko ababyeyi banyizera bakavuga bati batujyanire. Ntabwo byoroshye kabisa. Ntabwo byoroshye rwose. Ubwo uri kumwe n'abantu bawishimye cyane kubera ko urumva cyane. Ubwo se ujyayo ryari kubatwara ku ishuri ryari kugaruka ryari? Ngenda mu gitondo saa 12 mba ngiye, kugira ngo bagere ku mashuri saa 9. Mba ngiye saa 12 ndahaguruka nkagenda, ndabanza nkajya muri Nibature saa 12, tusohoka saa 12, kuko narabwiye Imana nti Imana uko ntabaye nkaba ngiye mu mazi menshi umpaye agakiza, ikintu nguhigiye ko nzandi, kuko nta kindi nagukorera, nzajya nkora umurimo ari uko mvuye muri Nibature mu nzu yawe. Ubu ndagenda muri Nibature kuko mpegereye,
urabanza ukajya muri niba nkajya muri nibature nkajya gusenga tugasohoka saa 12 nanjye nkajya gufata abana ujya gufata abana ukaza kongera gusubira ko nkongera kujya gusubiraho saa 5:30 ni akazi gakomeye yewe urugendo rurerure urakoze cyane Emerita turagushimiye kubwo kuduha ikiganiro cyiza ariko wenda ndagira ngo ugire ikintu kimwe wabwira abantu bagukurikiranaga ugira nk'icyo babwira wenda kiri ku mutima wawe. Ikintu nababwira ni ukuri nk'umubyeyi nababwira bakajya ikintu nk'umuntu mbese utari wanabyara cyane cyane ikintu mbandararaho kuko kubyara birababaza. Kubyara ni igisebe kidakira. Kubyara cyangwa kutabyara? Kutabyara. Ikintu nagira nk'abantu batari babyara n'abana bakiri bato aho kugira ngo bazajye mu bapfumu bajye bagenda begera Imana. Naba umugabo wo kubihamya kuko Imana itanga abana pe. Si umwe si babiri maze kubona, si batatu maze kubona, babyara bitewe n'Imana. Imana nitanga urubyaro. Ntakagira umuntu nagira inama kuko ubu mfite iyo ntaza kugira ngo Imana impagakiza ku buntu mba mfite igisebe kitazava ku mutima. Ubu cyarakize ariko ubu cyarakize pe. Ubu nagira umuntu uwo ari we wese yaba umwana muto yaba ari ukuze akegera Imana. Nta yindi nama namugira akagenda akigira muri Yesu akegera Uwiteka aho ari mu gihugu cyo mu ijuru. Bivuze ngo ubuze urubyaro egera Yesu. Egera Yesu nta kindi kintu gitanga urubyaro cyetse Imana yonyine. Yesu ni utanga urubyaro. Niyo utamubonye iguha amahoro mu mutima. Niyo utanamubonye iguha amahoro mu mutima ikaguha abana bo mu mwuka bakakwambika bakakugira ntacyo ubura. Ni ukuri umwana uvuye ku Mana aba ari umwana w'umugisha ni ukuri. Urakoze cyane kugira inama ariko ndagira nabundi hafi yo kwicara mu kidari nanjye kubera abana bo mu mwuka ni ukuri ngiye gushyingira pe ntabwo ari ibyo kukubeshya mu mwana wo mu mwuka ngiye gushyingira ngiye kwicara mu kidari nanjye nk'umubyeyi nshima Imana nzakubwira ntabwo ari imikino ni ukuri nanjye ubu ngiye kwicara mu kidari nk'ababyeyi umwana wo mu mwuka. Nawe bisa nkaho uri nka Mariya rero nawe uri Mariya n'ababyeyi umwana wo mu mwuka. Ni ukuri pe ni ukuri urumva nawe rwose warabyaye pe. Narabyaye rwose nanjye ubu ngiye kuzicara mu kidari nk'abandi mfata amakado y'ababyeyi ni ukuri. Ubuse wenda reka dusoze wenda dusenga ariko ndagira ngo ugire ikintu kimwe utubwira mbese kijyanye mbese ugire nk'ikintu kimwe utubwira ku buzima bwawe uvuga wenda muri makeya nk'ikintu wifuza kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza kurusha uko bumeze ubu. Ikintu nakwifuza se ikintu ujya wifuza oya ndagishaka ibyo wari ubura umuntu aze yabura ikintu yakwifuza nk'ikintu mbese nabona abantu bagufashe gusenga Imana nk'ibyo bajya banyegera tugasenga bakaza tukaganira nabo bakanyungura nk'inama tukungurana inama cyane cyane nk'abari ababuze urubyaro babari ababuze urubyaro reka tubitware gutya ndagira ngo wenda wowe utumira abantu kuko urumva hari icyo Imana yagushyizemo. Ni ukuri kuba warabashije kugira umugisha wo kugira kwiyakira. Ni ukuri rwose nicyo nshaka. Mfite imyaka 64. Ufite imyaka 64 utarabyara kandi ukaba wumva wowe waramaze kwiyakira. Narabyakiye. Ukaba uwo wumva ko wabyaye. Numva ko nabyaye pe. Ndagira rero ngo utumire abantu ubatumire ubabwire niba koko mu by'ukuri nk'uwaza gusanga yarabuze urubyaro. Ni ukuri. Ugire nk'ikintu babwira wumva babafasha. Nk'uwaza aza nawe atekereza yarabuze urubyaro nkanjye akaza yaza akanyegera nkamugira inama nkamubwira aho umuntu aruhukira aho umuntu abona urubyaro kuko nanjye iyo nza kubimenya nanjye nkava mu kabari hakiri kare ni ukuri mba narabyaye iwanjye nkatwita nkonsa umwana ariko nambe kubera ko nataye igihe nkiri mu kabari nicyo kituma ariko nk'umuntu mutoya azajya azamuganiriza mwungure nkamufasha pe akabona urubyaro
nkabimufashamo ni ukuri. umuntu wese uwo ari we wese yaza nkamugira inama akangira ikibazo cyo kubyara ndabimubwiza ukuri. ushobora kumugira inama nkamugira inama akaba yasenga Imana agasenga Imana nkamubwira uko ahaca uko agenda uko yitwara. cyangwa wamubwira akajya mu bapfumu. Oya yewe ntabwo icyo kintu ntikizongere kugaruka mu izina rya Yesu. Cyararangiye. ntabwo mu bapfumu ntawe nagiramo inama. nakuyemo iki sinkubwira ko aho nagire mu gakiza nabonye abana. ubu nanjye nitwa umubyeyi abana bo mu mwuka ntawe nabigira. ubu ndakubwira ko nanjye mba mfite inzu muri iyi mujyi mba nkodesha abantu baza kunkodesha nanjye ngo iyo ntajya mu bapfumu no mu cyaro mba mfite by'ibizu ariko barayariye baranyagogosha. ariko ngo bari karande dango ubwo no mu muryango wanyu ntabwo wabuze umuntu wajyagayo kujya kuraguza. wenda bari bahari benshi bamwe ko bitambukiye buriya bari bahari. karande zibaho rwose ariko iyo umenya Imana kare birakira. Imana irakubohora nanjye ubu iyo ntaza kumenya iyo impamvu mvuga nuko yarambohoye yarankuye muri za karande yarankuyemo. urakoze cyane reka tuzabe dushije Imana gusa abantu babyumve kandi babikurikire. ni ukuri baze bakugane mere tubagira inama. ni ukuri bajye baza. ni ukuri abantu bacitse intege batangiye ntibagacike intege bajye baza bandebe. mere tabafashe bagira inama arabahumuriza. ni ukuri ndabahumuriza. ni ukuri bagira inama ishoboka y'ukuntu mushobora kwiyakira cyangwa kubona umwana. ni ukuri pe bagomba kwigira ariko bimeze. ni ukuri aho turagira ngo dusengere hanyuma dusoze. Uwiteka Mana ishobora byose gushimye ni wowe ukwiye icyubahiro nta wundi ukwiye icyubahiro. ni wowe ukwiye amashimwe nta wundi ukwiye amashimwe. ndagushimye ko akanya tumaranye ahangaha ni ukuri nyaguhora ku ngoma twatangiranye nawe. Uwiteka Mana ishobora byose ndakwinginze kandi nabumvishije iki kiganiro yewe Uwiteka ubahumurize ubahe umugisha. yewe Uwiteka uwacyumvishije anezerwe uwacyumvishije umuhe amahoro yo mu mutima uwacyumvishije umuhe guhirwa wacyumvishije n'utarabyaye nawe uzamuha urubyaro nk'uko wandengeye nawe uzamurengere nk'uko wantabaye nawe uzamutabare uko wampaye amahoro yo mu mutima nawe uzamuha amahoro yo mu mutima. uwumvishije iki kiganiro umuhe kutiheba umuhe gutuza umuhe kunezerwa umuhe amahoro yo mu mutima nyakubahwa umugirire neza umwagure mu buryo bw'umwuka n'umubiri. ni ukuri nyaguhora ku ngoma nawe azajya aza kugane. urakoze urakarama. amen. amen.